Wolongongo niho twerekeje rero biradusaba ku drivinga ikintu kingana n'isaha imwe kugira ngo tuhashike tubashe kuganiriza abavandimwe bahatuye. Turamenye ko bameze neza bashima Imana, hanyuma ubwo rero mugumane natwe, ariko reka manuke gatoya ngende mbatembereze neza twegere Pacifique, twegere inyanja ya Pacifique hano Wolongongo kabisa, nyikoreho mbereke n'amazi yayo. Bamwe bayize muri geography. Utumigo wacu tugiye kuganira ari hariya kuri kara gasozi, sinzi nimba mukarangiza, niho tugiye guhurira mu kanya, ariko ubu nyine turi muri winter. Muri sama uyu musenyi mureba uba wuzuye abantu benshi cyane. So iyi ni Ocean Pacific, ari n'amato abayikoreye ibintu bitandukanye biba bije mu bindi bihugu cyangwa se bije muri Australia bivuye mu bindi bihugu. Tubikoreho bose babireba. Bimeze neza cyane, amazi meza cyane asa ubururu. Iyi ni The Voice of Youth, nkuko twababwiye kare tuva Sydney, twabamenyesheje yuko tuje Wolongongo kuganira n'urubyiruko rutuye Wolongongo. So ubu nyine rero dukomeje kubegereza mu biganiro byacu, ndetse turabifuriza n'amahoro y'Imana aho muri mwese, aho muherereye mwese. So ubu nyine turi kumwe n'umushitsi, reka musabe kugira ngo atwibwire, hanyuma tuganire abiri cyangwa se atatu, hanyuma mu minota mikeya cyane ntitubatindira, kiraba ikiganiro kigufi cyane kugira ngo kuko imyanya iri mu kubura. So rero reka tumusabe atwibwire, hanyuma dukomerezeho n'ibiganiro byacu. Murakoze cyane David. Ngiye nitwa Muhorane Justin Ruturwa, uvuye muri Australia, New South Wales, Sydney cyangwa se mu karere ka Wolongongo. Nishimiye kuba mwantumiye kandi kubana namwe muri Kigali. Asante cyane. Byadufashe ikintu kingana n'isaha biradushika hano Wolongongo. Hano Wolongongo ni ahantu hameze gute? Wolongongo ni ahantu heza, Wolongongo ni ahantu heza cyane. Ni ahantu heza duturiye ibiyaga, amabici meza, hari imisozi, hari amashamba, hari weather nziza muri Australia pe. Uko naciye ku muvandimwe Museveni, dusohotse mu nzu tugeze inyuma y'inzu gutya nambona amazi, turaheka. Twegere mbese tubakompera isi. Urabona hano iwanjye no ku nyanja Pacific, hano iminota 2 birumvikana cyane ku mazi cyane, birumvikana kabisa. So ibi bihugu akenshi usanga ari ibihugu bitembere cyane, cyane cyane ku muntu wabikandagiyemo niwe ushobora kumva icyo mbashije kuvuga. Tubona ibintu byinshi cyane bijanye n'iterambere, ubona bikoresha iriya banga kugira ngo bibashe gutera imbere mu buryo buri muntu wese yakwifuza kuza kubibamo. Waje ikibazo cyiza cyane, sindabitindamo cyane cyangwa se nanabikoramo ubushakashatsi bwinshi, ariko byibuze ibyibanze ubona bino bihugu byateye imbere. Ariko mbona ibanga rikomeye n'abakozi barakora cyane. Abanyagihugu nuko ngo Australia mbwe muri rusange n'abantu barakora 24 hours. Nuko ngo tuzi twa hano habe natwe imirimo dukora ni 24 hours, uva musimburana n'undi nuko ngo akazi barakora bisanzwe n'imbaraga, bagakoresha ubwenge, ariko barakora pe kandi bari smart. Mbona niryo banga rikomeye, success nini iri mu gukora no kwiga ndetse na investment. Iyo uvuze ngo barakora, kandi no muri Afrika ndabizi ko ibyo byose barakora, difference iri aho hagati aho ngaho ni imeze gute? Bakora gute? Mu buryo butandukanye wenda nubwo twarisanzwe tuzi. Ntekereza mu buryo butandukanye muri Afrika no kuri naho abantu barakora aho twagiye tuva, ariko mbona kino gihugu
nenda nimba ari system ya education yabo abantu biga nk'imirimo cyangwa se imirimo ngiro cyangwa se kwiga amashuri ajyanye n'icyo yifuza gukora. Mugihe nenda system yacu cyane ninshi wasanga umuntu yiga nibyo adashaka bitari no ku isoko ry'umurimo. Urabona hano umuntu nuko ngo umuntu wese hano afite icyo gukora. Usanga umuntu afite bachelor ariko nenda muri cleaning. Bazwe ubwira umuntu ngo afite bachelor ngo araja gukirininga ashaka kuguseka fe. Ariko no gukirininga bisaba ngo ubifitemo certificate cyangwa se ubifitiyemo ubumenyi. Niyo mpamvu ibo nta kazi kabi kabaho. Kazi koze gafite income cyangwa ikashobora kugutunga ni keza. Barabitahuye nuko umuntu nta gusuzugura akazi. Ariko ngenda bizi neza rutuzi tumwe twarekaga ngo kara nakabaro naka cyangwa kari andi fakanye. Ubunyonzi umumotari ugasanga bifite nk'abantu byitiriwe gukora muri restaurant koza amasahani gukirininga gukora bira byose tukabyita ko ari akazi kabi. Ariko akazi kabi nakataguhemba. Naho bino bihugu nuko ngo nta muntu usanga wakorana na boss wawe mu kazi wakwita ko gasana gaciritse ari ufite ibintu afite abakozi magana abasanga nawe muri kumwe ko murakorana akazi. Birumvikana cyane. Nanditse ibibazo by'ingenzi nibandaho kugira ngo nze kubikubaza neza mu buryo buri clear. Ariko ikibazo ngiye kubaza ubu nyine ndashaka kumenya ahantu wakandagiye. Urumva wavukiye muri Afrika ubunyine muri Australia. So tugira ati njewe navukiye aha amare injaha none ndi muri Australia. None ikibazo ndibuze kubaza kiraza ku making sense kurushaho. Urakoze cyane. Njye ntabwo ndagenda cyane. Nduze ngo naragiye cyane ariko naho ngeze numva nimba ngeze ku mpera y'isi naragenze. Tiwageze Sudan. Ariko ntekereza oya Sudan zinagera ariko nageze ku mupaka waho. Ariko ntekereza ko muri navukiye muri Kongo. Aho bita imutenja mu Kamombo cyo hagati ko bahita. Urumva nabaye muri Kongo ahantu hatandukanye. Ndahigira aho ngaho nigira Uvira. Nabaye mu gihugu cy'u Burundi, yabaye mu Rwanda, nabaye muri Kenya, Uganda, nageze Tanzania. Ndageze mu bihugu bya Afrika nka 7 bitanu. Mpava nzana hano muri Australia. Urashobora kuba utarabayeho impunzi wenda warimukaga cyangwa ukagenda ku mpamvu z'akazi ibintu bitandukanye. Ariko kuba warabaye muri ibyo bihugu bitandukanye izo ari zose wagiye ubona impunzi. Okay, tubwire ingaruka nka zingahe z'umuntu kuba impunzi. Cyo kintu kimeze gute? Arakoze cyane. Muri introduction bikomojeho. Sintekereza ko ntabaye impunzi nabaye. Muri amateka nakubwiye ngewe mu 2004 twari dutuye Uvira cyangwa nigaga Uvira. Twahunze tujya mu Gatumba. Nuko ngo nabayeho impunzi. Wabayeho impunzi. Mva mu Gatumba mbona kujya mu Rwanda. Urumva kuba impunzi ho nayibayeho. Nubwo ari gihe gito ariko nayibayeho. Kandi uretse no kubaho ngaho nanone benshi mu bwoko bwanjye babaye impunzi. Amateka y'impunzi ntawavuga ko atayazi. Gusa kuza muri Australia naje nk'impunzi ariko ubwo buzima ndabuzi. Rero warubaje ngo se ibibi cyangwa se ibyiza, ntekereza ko ibibi ni byinshi. Kuba impunzi cyambere ubutayi wanyu. Buriya ntekereza ko akenshi ntabwo umuntu abi waba abikunze cyane pe. Sire tutwebwe ndavuga kuva iwacu aho twari dutuye. Cyari igihugu cyiza gitekanye kera cyangwa se tubayemo neza tubana n'imiryango. Dufite n'ibidutuza tudafite n'ubukene bwinshi kuko dushaka kugera aho tugiye tugera handi. Ariko kuba impunzi cyambere utakaza identity yawe. Urumva nuko ngo uva kuba giririndi zima kandi ritari ryiza. Tekereza nta muntu urishima ko bamwise impunzi. Ikindi kandi kuba impunzi hari imico abantu batakaza n'indi mico abantu bakira. Nuko ngo hari imico yacu dutuye turi wacu myiza twatakaje uko twagiye twivanga n'andi mahanga, uko twagiye tuja mu bindi bihugu, uko twagiye tuba handi hatandukanye. Kuba impunzi rero bifite amahirwe menshi yo kuba watakaza uwo waruriho. Ugasanga utangiye kubundi cyangwa ugafata. No itekereza nibyo byinshi ndene no mubundi nk'abataragirirwa amahirwe yo kuba baravuye no muri ubwo buhunzi nena nko mu buryo bw'inkambi ngo bagere nkaha babaho mu buzima butarebwa. Nuko ubona ubuzima bwo guhora umuntu ateze ibiganza utegereje kurya kubera kundi yakoze utegereje mbese kubaho mu buzima butegeye kundi mu.
waruvuze ko hari imico like iyo usize igihugu cawe ukaja mu bindi bihugu cyane cyane bitandukanye birenga bibiri hari imico imwe utora hakaba n'iyindi uta I mean ku mico yawe warusanganywe iyo mico waduhezaho urugero byibuze k'ibintu bibiri urubyiruko cyane cyane nidushaka dufatira no muri Australia ibintu bibiri byoroha gutora muri ibi bihugu bitajanye n'imico yacu cyambere nekereza mu bibiri nene ndakoresha ibyo ngibyo icyambere ubona gitakara hatakara ururimi kandi mu kintu kigize umuco cyambere ururimi ni umucyo ururimi ni identity nicyo cyangombwa mbere ko kwakindanga mu cyangwa passport ururimi rwawe rurakuranga rero iyo tugeze mu bihugu nk'iwaru bya Australia ku rubyiruko n'uburasuhuza umwana cyangwa umusore bamuvugisha mu kinyamurenge rimwe ntimwumvikane pe niya gusubije ku kinyamurenge havuga kirasaba gutranslating bishatse kuvuga ngo umucyo turagenda dutakaza ururimi kandi ururimi niyo principale ku mucyo w'abantu ikindi ubona uko abasore benshi ba behavinga cyangwa uko bitwara gutandukanye nuko abasore bacu bitwaraga mu buryo bw'imifatire nawe uvuga mu buryo buri detaye ariko muri ibyo bintu bibiri mbona bigenda bitakara nukuvuga ngo ururimi n'imyitwaro isanzwe ya hano hanze cy'abantu bakora kugira ngo umuco ntucike uruhare runini ndarushira ku babyeyi umuntu w'umubyeyi wazanye abana cyangwa aho ubyarira hano kuri iyo umuntu agenda kubahahira ajya kubashakira ubundi buzima no kubashakira umwanya wo kubigisha abaribo bifite uruhare runini umubyeyi ndagurugera umwana wavukira hano si ngombwa kumwigisha icyongereza nkuko n'umwongereza nico yiga mu ishuri nizo nshuti ni cyagomba no kumenya tutanirengagije nicyo agomba kumenya kushika inyamurenge ariko noneho uwo mwana nagera mu rugo nimugira umwanya wo kumuganiza amenye ururimi rwe kuko namenye ururimi nashaka narumenye buke azaba interesse nawo kugenda agenda atahura cyangwa agenda adekuvura agenda amenya ibindi bikurikiraho ariko ababyeyi numva ko nibo bafite uruhare rwa mbere mu kwigisha abana umucyo cyangwa se n'ururimi kugira ngo ntibigataka mfite umuhungu muto w'imyaka 3 irenga ariko mu nzu sinshaka ikarata aravuga ariko ibintu byose ndabimubwira mu kinyamurenge suko muzi icyongereza muganirizamo ariko aratangiye preschool azaje kwishura ganira icyongereza ariko nagera mu rugo ibyo bamwigisha hariya bimubwire mu kinyamurenge kugira ngo byombi abikomeze cyakabiri dufite communities zacu numva habaho system yo guhuza urubyiruko nuko ngo byibuza rimwe mu cyumweru cyangwa se rimwe mu kwezi hakazahabaho youth convention ziduhuza tugatumira inararibonye ababyeyi bakuru bakatuganiriza ubu ndabivuga ngiye nkunda kubikora nenda mu makwe urabona umucyo kuracika mu buryo mu myaka iri imbere tuzabona abantu bafomora tuzabona abantu babaye muse umuhesha w'amagambo nuko urabona biri gucika pe mu buryo ngenda mbona mu bintu byinshi ngiye nabandi bake usanga turi bake babikora kuko urabona abandi arakora ngo ari amagambo ntari nabona bona nta kintu kidasanzwe turakora iwacu iwacu ibikenewe by'ibanze iwacu ntabyo turahakora kandi ntidukeneye kera tukiba iwacu nibwagaze bavuga ngo dukeneye nende umuzungu abazungu none twarabasanze nuko natwe turabazungu nimba tutabasha gukora ibyo bageze bakora bwo kwiga systeme zabo kwiga systeme zabo turakora akazi kamwe nabo bishatse kuvuga ngo nimba ku rugero barafashaga Afrika cyangwa barafasha iwacu ubu natwe ibyo twabikora yemona ntabyo turakora nuko ngo urubyiruko rwacu ruracivugiyeho cyangwa se ntirurigishwa cyane ngo rugire icyo bita patriotism nenda gukunda igihugu no gukunda iwabo ariko mu buryo bw'imikorere nubwo cyane ntari muri za komite yara n'ibiki mbona rukiri hasi ngiye navuga nka 99 kuba nta tutarakora none dukora iki inama watanga kugira ngo noneho tubashe kugira icyo twokora back home icyo twakora byose kuko iwacu ntabwo tureka ko bavuga iwacu ni igihugu kiri mu ntambara iwacu turacafite impunzi nyinshi igitangaje buri iwacu zuko tugira n'impunzi ziri iwacu kandi ziri iwabo abantu bakabimura mu mihana yabo ugasanga ni impunzi mu yindi mihana iri hakurya bakahasonzera bakagira bishatse kuvuga ngo yafasha mu buryo bwa health kubaka ibitaro kubaka amashuri cyangwa kwishura abana amashuri nuvuga ngo aho ufite ubumenyi uwahasha ubumenyi akabutahana
akabutaha uwahasha amafaranga nawe ntakayajyana buri muntu nuko ngo buri wese icyo yabashije hano akagikorera iwacu Kongo ni nini icyo kintu kiba muri mind ya bene wacu ngiye nkunda kukivuga iyo bavuga bakavuga ngo Kongo yarangiritse yego Kongo ifite ibibazo ariko nenda ku rugero Sud Kivu ishobora kugira ibibazo ariko ngiye n'umukongomani kuva muri Sud Kivu nkagera za Kasai nkazagera ban ama province yose nimba iyi province runaka irimo intambara ushobora ku investinga muri province ushobora kuja na Kinshasa nuko ngo ibikorwa bikakomeza bigakora ni wacu hakira nabyo nkabihazana ariko nuko twirimita tukumva gusa iyo umuntu avuze ngo turi umukongomani uzumva ko turi Sud Kivu cyangwa Nord Kivu oya turi abakongomani kuva mu Nord Kivu kugeza Kinshasa kuva Sud Kivu kugeza Kinshasa shaze kuvuga ngo nukuri shobora kubipfuye uruhande rumwe urundi ruhande ruzima rwo investingemo nige ariko genda avuga nige hari amahoro ibyo bikorwa rimwe ubona nta bijyayo shaze kuvuga ngo niyo navuze ngo ufite ishaka ryo kuja kuri field kurwana cyangwa gwarura amahoro nagende ufite nawo uburyo bwo investinga ni investing ufite kubaka ibitaro cyangwa gusupportinga nabikore nukuri birashoboka kuko tekereza ko ibitaro hari inkomeri hari abarwayi izo muzira rwara zikabura kivura ni dukore tere ntabwo nubwiri itarabona security rifura ariko kandi tiyobuza umuntu gukora kandi bazavuga ngo nimba ngo uwogera uwe ntiyambura bishatse kuvuga ngo iyo wawe yaguye mu ruzi iyo kumwogera ntubaza gukura mu myenda uragenda nubwo bimeze nawe ugomba gukora bira making a sense cyane so hamwe n'ivyo noneho urubyiruko noneho hano muri Australia rubugiye mu biki ruhagaze gute ubona bimeze gute urubyiruko rwacu umugabo polisi yaramuhagaritse iramubwira ngo paritse nabi bahagaze nabi aramubwira ngo si wowe wenyine ngo isi ihagaze nabi abe n'isi teretse nabi kuko bahagaze njyewe kubera ko ndi mu bantu bakunda urubyiruko kandi bakunda kuganira nabo mbona tutaragera ahantu hashimishije impamvu mbona tutaragera ahantu hashimishije mbabazwa cyane ndavuga in general mbabazwa cyane mbona urubyiruko rwacu ruhugiye mu bintu bitari byo kino gihugu ni ciza gifite amahigo yose yose ashoboka yose kabisa ashoboka ariko urubyiruko rwacu ntiruyashaka ndabivuga muri aya magambo nico kigaragaza uko duhagaze urabona majorité y'urubyiruko rwacu ntabwo bashaka ishuri bashaka kwiga kandi amafaranga nibyo nakubwiye ngo nutarize hano karakora arakora akazi kamwinjiza akabaho akishura rent akarya agatunga nenda nabandi bibe barahana ariko ivyo n'ubuzima butoya busanzwe muko muri Afrika twararyaga twarambaraga twambara turiya tubaho twishura na rent tubayeho rero kugera muri kino gihugu gifite amahigwa ngana mu kibihumbi tukareka kwiga harabuganira nabakakura ngo se ngo wiziwe dukora bimwe ibyo ntabwo ari ntabwo mbyemera nkaba uwize nenda handi hatari hano ariko nta musore cyangwa urubyiruko rwano ufite bachelor degree wize muri domaine ugize gute nubwo yo bagiye akora atarabona akazi yifuza akabakora handi ariko at the end habe n'uwari kigo kishaka kumufata uko cofata umuntu ufite bachelor ntabwo ari kimwe n'umuntu urangije high school hari recommendation batuguha nuko umuntu urangije high school muri kino gihugu birazwa akazi agomba gukora nako atokora ntiyakora muri government tuve mu mirimo isanzwe tuve muri level turiho ya education tujye mu yindi level ibyo bizatuma twicarana nabo tutari kwicarana bizatuma tuganira nabo tutari kuganira bizatuma indi miryango ikinguka irenze iyi ngenda guha mo testimony ugera hano nakoze akazi gasanzwe pe ariko umunsi nagiye mu ishuri ngakora certificate runaka zitandukanye byatumye mbona akazi kiyevuriwe koroshe kandi keza kandi saho gusa ubu nyine ko ndadreaminga big ubu nyine mfite inzozi I have a bachelor from Africa bachelor degree nyine ndashaka gukora equivalent komeze kandi nziko bizakingura yandi marembo yisumbuye rero nimureke urubyiruko twige nimureke dushake ejo heza kuko ni wacu n'abafite nabo bashaka gusubira iwacu tuzahasubirana ubumenyi twasubirane ubushobozi twasubirane expertise zikomeye ziza zifatika nama nziza cyane nama nziza yaza kuba ibyo tuganira tubuzumva tukanabikurikiza twoshitse kuri nanivuze ko hano mfite igitabo cyiza ndimo gusoma cyanditswe na Dr. Bishop Fidel Masengo kivuga ngo The Marriage of Your Dreams cyangwa se the secret of successful marriage. Urubyiruko rwacu reka mbashishikarize musome kino gitabo maze kugisoma njya kukigura nibwiraga ko se ndakigura ko namaze gushaka nibiki ariko uko ngisoma ngenda nunguka kuko niyo wamaze gukora ubukwe hari byinshi ugenda wiga no mu rushako
nukuri uzakuramo amasomo, uzareka ubwoba, uzamenya ibikenewe, uzamenya steps cyangwa se inzira wanyuramo kugira ngo ugire urushako rwiza cyangwa se ugire urugo rwiza. Hano harimo ibanga, gisome rero, kigure, kirebe online cyangwa se na hard copy, ndabizi neza uzasangamo ubutunzi budasanzwe kandi uzagira urushako rwiza, uzagira n'urugo rwiza. Imana ibahumusha. Abakeneye kino gitabo ngiti, titre yayo ko kivuga, wakireba kuri Amazon cyangwa se ugasaba na hard copy. Nukuri gifitemo ubutunzi budasanzwe, maze kugisoma ndenda nanjye kugisoza, ariko nasanze nashishikariza urubyiruko cyangwa se abumva runo rurimi, ni mu Cyongereza ariko na copy yo mu zindi ndimi wayibona, uzasangamo ubutunzi budasanzwe. Rero ntabwo dushake, twubake, twagura imiryango, kandi harimo umugisha kugira urugo no gutera imbere. Murakoze cyane. Rero murakoze cyane, murakoze cyane The Voice kuba umwanya, murakoze cyane kubana natwe, kandi ni karibu anytime, kandi ni inama gatwajya, ufite inama nawe azayitange, kandi tukure mu twishitubana. Murakoze cyane. Asante cyane.